ndongeye ndabasuhuje bakunzi ba channel yacu bakoze subscribers kuri iyi channel, ndetse na niba ubwa mbere ubonye video cyangwa ubonye channel yacu tugusabye gukora subscribers ukajoininga umuryango mukuru w'abantu bakunda ibiganiro byacu, bakunda stories zacu. Iyi channel uzakora ibyishimo ndabizi neza. Uyu munsi dutangiranye na story y'urukundo ngiye kuba iryoshye ko umuherwe wigize umukozi wo mu rugo kubera urukundo akajya gutereta umukene w'umukobwa. Gusa ntabwo yari umukene, yari umukobwa wavukiye mu bakire. Umusore we agenda yigize umukozi wo mu rugo. Uwo musore tumwise Cedric, uwo mukobwa tumwise Alice yaragiye gutereta. Twatangiranye na Cedric ari kwirukanka ajya muri siporo akora tize, kwako ni mitondo usabe gukora tize. Umukobwa nawe muri siporo agenda, umuhungu ababonye umukobwa ntabwo turi umukobwa kari mwiza. Umusore abamugiye inyuma, amugenda inyuma yirukanka inyuma ye, amugenda inyuma. Abona ahantu umukobwa yinjiye mu gipangu, arahabona umukobwa anagiye kwinjira. Akinjira Cedric aba yahabonye ahantu yinjiye. Cedric areba aratashye arigendera mu rugo iwe. Umukobwa najyamo imbere mu gipangu iwabo, uwo mukobwa ari Alisa. Mu gitondo bwakeye Cedric ahita ajya kureba uwo mukobwa, ahita ajya yigize umukozi nyine ashaka akazi ko gukora mu rugo nyine gasanzwe. Umukobwa akimubona siyamumenye, ariko uwo Cedric we yari amuzi ko yari yamugenze inyuma. Alisa akigerayo asanga afite undi musore umutereta bakundana. Umusore wamuteretaga bamwita Shafi. Arakomeza aramutereta iminsi igenda ishira. Cedric nawe ari kwinginga akazi, birangira bamuhaye akazi. Gusa murumuna wa Alisa bamwita Gihozo yari yamwanze, yakuvuga ati uyu ni umuntu mwashimye wo guha akazi, uyu ni umuntu ushoboye akazi kacu, nguyu mumuzanye mu kimwe mu mara ari kintu ashoboye, muri uburyo rusa ngo rusa nabi. Aramwanga. Gusa igihe kigenda gishira agenda mwiyumvamo. Ahangaha bazi kutwereka Alisa aza guhamagara Cedric ngo ngwino tujye ku meza twese turire kuri breakfast imwe, dufatira ka breakfast. Arangije bagiye kubona babona Cedric atangiye kubyanga ngo atwereka ntago nzapfa. Yari yabonye uwo mungu Shafi wateretaga Alisa ahari, ngo ati sino musore aramfata gute. Birangira Cedric agiye, umusore tuvuga ati gusa n'uyu ngo tugiye gusenya nanga ariko nimukadusuzuguze, ngo ureba ngo umukozi wo mu rugo nuzi nyanga. Alisa baratangiye mugihe ntago nkunda abantu babiyemezi, ngo niba rukute ngo ntabwo nenzi ko rukuteye, ngo ubuse we ko wakize ngo nicyo byakumariye, ngo uhitamo kuba usuzugura abandi bantu bose ufite amafaranga. Wanje ntago nkunda abantu bameze uko nguko. Shafi batangira kumukatira. Bavuze ati mwese ngo dushwanye ko n'umukozi wo mu rugo we wanyu umukozi, ngo mbabarira nongere kuvuga ngo uyu ni umukozi wo mu rugo, ntago ari umukozi wo mu rugo, ni umufasha w'urugo. Muza Shafi ahita aseka. Shafi agiseka ngo uri kubiseka. Shafi arisekera ngo ati ibyo ukoze ntago bizi. Shafi aragenda baramukatiye. Umunsi wa kabiri Shafi agaruka aje gusaba imbabazi. Alisa arazimwinga mwambwa ati warambabaje nyine ntabwo nakundana n'abantu babiyemeze, ubwo tubanye se wankorera ibiki, ntabwo nakundana n'abantu babiyemeze. Arangije Alisa aratuza yanga kumubabarira. Shafi ahita arakara. Noneho Cedric aribwo misiyo yari yaramuzanye, yarazabona misiyo yo gutereta Alisa. Arangije Cedric atangira kujya yinjira Alisa amutera utuntu tw'imitoma amusetsa. Birangira Alisa amukunze. Alisa akimukunda Shafi arabimenya, avuga ati usigaye nsimbuza umukozi wo mu rugo niwe wagiye mu mwanya wanjye se. Cedric amuga ati ariko ntabwo ari ibintu birenze, umusore arakunda undi akanga, nyine niko biba bimeze. Shafi baramuga ati ibyo ukoze ntabwo bizi. Shafi atangira kujya acunga Cedric umunsi ku wundi. Noneho Shafi akifashisha umuntu murumuna wa Alisa bitaga Gihozo, akajya amuha amafaranga amubwira ati cungira ngo Cedric agiye ngo ibintu byose arimo. Umunsi umwe Shafi ahita afata Cedric aramushimuta.
barasara bahise bahura Cedric akajya birirwa bamukubita bamumena amaso bamukubita, aza gukubitana na Mayibobo yari ije mu gipangu gusyaga, iba ari imucikisha kimucikisha. Cedric aba aravuze ati Peter urakoze cyane, amuha amafaranga menshi cyane, amubwira ati wungiriye neza gutya, abamuhaye amafaranga menshi koko. Aratuza avuga ati urakoze cyane, Mayibobo biramushimira avuga ati ni ibintu nkoreye ibintu byiza mu buzima bwanjye. Arangije Shafa aza kubona Cedric ari kugenda mu nzira, ari kugenda waramusize muzibitse, abanza gutetera aravuga ati mu izina rya Yesu, aba arirukanze aramureba aravuga turancitse. Ahita asubira kwa Alice ako kanya igitaraganya, ahita asanga Alice bari baramukumbuye, urukundo rwariyongereye, batangira kumusuza baramuhobera bigenda neza. Abagihozo bamwangaga batangira kumukunda bigenda biza gakeya. Bangije ababwira uburyo ibintu byose byagenze, inzira byose byanyuzemo, ababwira uburyo Shafi yamushimuse akagenda akamukorera ibiki byose bibi, ahita afungisha Shafi ahita ajya muri gereza. Nyuma yuko Shafi agiye muri gereza, bahita haza umusore wari inshuti na musaza wa Alice bamwitaga Shalom akiza ahita yibutse Alice yuko bo bari babahaye igisezerano ry'uko nibakura bazabana bose bakabana mu mahoro bagakundana bakazagira umuryango mwiza nyine akaruza umugore we. Alice itangira kuvuga ati ibyo bintu ko byari by'ubwana, ubwo wese yarakuze agira amahitamo yiwe, barabyanga bitatangira kubyara imvururu. Ngaho nguko tuzakomezanya n'indi episode kuri channel yacu. Thank you, muyikunde mukore subscribe, like and share. Thank you bakunzi banje.